burya nuko nguko rebaza ngo ariko ubundi biragenda bite nuko nta kundi. Yeah, okay. Izo zari mpiburitseho gato nako buriya tuba turimo turakora akazi twatangiranye bigenza umugabo hano. Uyu mugabo dutangiye maragira ati umwana nahoze ndi we ntago ashobora kuba byukuri yanyurwa n'unabaye we maze kuba naba umugabo. Kira najyaga nifuza kugira ngo nzabe intwari kugira ngo nzabashe kuba byukuri ibihugu bimwe na bimwe nazijya mbikura amaboko y'abatwarisha igitugu, ariko naje gusanga ntago bakeneye kwica ni nomada. Kurikira wirebere bagenzana araho ngaho arimo aragira ati umwana nahoze ndi we ntago aramutse abonye ibyo nkuru uyu munsi engage niko kabunibwo butumwa yakwishimira nabaye we. Kira najyaga nifuza kugira ngo nzabe intwari agapima squad Dragon Unleashed dore ngamba Dragon yari maze kuba yarekurwa. Yo kandi uko tunagatangiye is the new beginning nabwo nugutangira ibyo bita evolution. Agapima mu gihe ukareba kandi amagambo make cyane nuvuga make cyane ndi bukoresha uhere no kuye navuze no bwayo ni minshi ngiye kuba nayagabanya. Kandi kuyagabanya ni gute? Ntago ari ukundi Emily Sweetie ya Karimo twemere Sweetie yitwa Master John Ozuna, Master John Ozuna Kesi Dollar yabasha kuba yaba producer. Murage mureba rero nakubwiye ngo karimo amagambo make kandi nanone the darkest mark iki machines dore ngabo bashize music. Nuvuga ngo ikintu gihari gishyashya muraza kuza kuduhereza comment niba tugiye kuzajya dukora mu buhe buryo. Hari uburyo bwitangira mihinduriye kuko abantu benshi bavuga ngo ariko ngiye bigeze ku gipfunse rega ngo cyukireka tucyumve. Ya nuvuga ngo igipfunse ni cyiza ndakure kucyumve hayima nawe ubwawe ufane. Aya nta rukundo tugatangiye bagenze kuri kirurebe rero uyu mugabo ko dutangiranye n'amagambo make yavugaga araho ari marajya hari umuhaye message ngo engage ngo natere natangire nta bintu byinshi. Kumbe hano ku rundi ruhande hari abandi bariyo. Yo mugabo yajananiga dore ngaho yani gundi twamurebaga mu kanya arimo aravuga ngo we ukuze kira ari kuniga icyakuye bastora munagiye mureba rero. Kiraniga musasu wakurya bumva ari mararya. No kumba ya masasu kurya yaraje ari itsimba dore ngaho ariko harya nago nemvuze ko ibintu ari buvugera nari mvuze ko icyo ndi buvugara amagambo gusa bavuze dore ngaho kumbe yego ko ibi ni cyari ibintu nari mvuze ko bivugara ibyo nemvuze ko ntabivuga reka manze ndebe iyo ni action. Kurikira wirebere rero abakimana kubarangiza icyo yakoze nicyo yatereye akabunda nk'uko bireba murage mureba rero. Yeah cyaraje gukora bigaragara bagenzi ukaramaze kuba yagikora ariko amagambo yavuze ni make cyane. Tugitangira agafilime ntandi menshi igeze yongeraho agafilime nako karacyajya mbere. Kurikira wirebere.
twagarutse ku rundi ruhande. hari umugabo uri yakubiswe. Ndagusabye reka ngende. Niyo magambo nta na kimwe nzi. Answer my questions. Banza usubize ibibazo byanjye. Ndakure kugenda. Nakabaye nkubwira nakabaye nabikubwirega kuva na kare. Because I know you know. Ni kubera ko nzi byuzi. Nashaka kumbwira. I'm going to be forced to hand you over to my friend here. Nuramukutemeye kumbwira ndaza gwatirirwa kugira mbashe kuba nagutanga ku nshuti yanjye hano. I'm going to force to hand you over to my friends here. Wini mutari bumubwira ndaza kuba natizwa kuba nagutanga no ku nshuti yanjye. In the world. Yurumwe abantu bambere bakomeye kuri isi byo kuri mu bintu by'ububazi. Recovery. Abasha kuba yatuma n'abantu bagira ibyo bibuka. Bitewe n'uburi bw'abanyuzamo. Unorthodox. Yabyuzura mutsuvu zakiri kare rero. Kuma umugabo yazanyaga dore ngabo. Harabibutse. Uburibwe bwonyine ngo butuma bibuka. Cyara murebye. Haramureba. Cyara bagenzi kaba kiramwegera. Can't. Whatever he can do to me, they can do to me. Nago nabikora ibyo namubwira by'ibyo mwe mwankora byose n'abandi nibyo bankorera buretse sha. Ndumva arayigoye ku jambo. Ibyo mwankorera byose nibyo n'abandi rega bankorera mama. Ntago navuga. Ububi bwose mwankoraho nibwo rubi n'abandi bankoreraho. Nice neighborhood. Ndabona ufite ubuturanyi butuye ahantu heza. Nice neighborhood. Yaratuye ahantu heza. Who's this? Uyu ninde? Who's this? Uyu ninde? Niyo magambo. Don't you touch her! Tazibasha umukoraho. Then tell me what I want to know. Ngambwira icyo nyine kuba namenya rero. Then tell me what I want to know. Kumiki kirari gataduri ngabo. Uragemva ku bintu. Then tell me what I want to know. When others have to suffer for our sins. Nta bandi bagomba kuba babara kubw'ibyaha byacu. Sibyo? All right. Yego. Please don't hurt. Ndabasabye umukobwa mutaza kwa mwamabaza ndabasabye. I was the senator. Yari senator. Paid him. Ninde wamwishyuye? Paid through a private investment firm. Yishyuye n'abantu by'ukuri. Actually a pharmaceutical. Bikorera wagira ngo ni ibintu by'imiti. Sasura murya. Irindi. Are you fucking kidding me? Ibyo ni cyo murakora wowe. We're supposed to be on the same side. Kwakabaye turi ku ruhande rumwe namwe. You just blew to pieces. Nta n'isoni rega. The general knows you completed your assignment last night, but instead of General zineza mbyukuri kwarangije amabwiriza yawe je ariko uracyakurikirana amakuru. Colonel, is that you? Colonel woni wowe? Yes, it's me. Yego ni urumva rinde. We assume that you're trying to extract information from him before handing him over information that Uyu mugabo ntago wagakwiye kuburi muramukura amakuru akaba ari muramutanga. I had to know if he knew, didn't I? Nagira ngo menye niba hari byazi. you knew that he would be in a position to compromise us later. Ariko waruzi neza mbyukuri amakuru ne yatanga ko bitari ngombwa. Yari kuba yatumenyekanisha mu kandi ka mwanya. Let me see why. Ndikabwo nibaze ngo kuki warukeneye amakuru ku giti cyawe. What about your little retirement fund for quite some time? Maze kuba namenye neza mbyukuri amakuru neza kudufaranga twe ko kugusazisha nta twari ufite. Kamaze ugire kuduhiga. Terminate your operatives. Urampa uburenganzira murangize. I have operational immunity and you know it. Urabizi mfite ubwishingizi. But you are on notice, Mordred. Mordred reka nkubwire ngo guhaye ka gasopo. We condone no further independent action. Thank you. Ikindi gihe nago tuzongera ko twakwemera ko akora ibikorwa byawe urakoze. Baramubabariye winga mbwiye tuma uburenganzira murangize. Kumiki cyaraje kisatira dore ngabo. Hey, like the dog you are. Wakijinga uzahora upfa nk'aho uri imbwa uriyo. They say leave it, you walk away. Iyo bavuze ngo ureke uragenda. Umeze nk'imbwa urategekwa dore ngabo. Bad.
They say living and then you walk away. You and I use you just like they use us. Bazagukoresha nkuko natwe badukoresheje. They use you just like they use us. Bazabakoresha nkuko nabo bakoresheje. I used to be like you. Nanjye kera nari meze nkawe. I used to be like you. Kurikira urebe ngo nanjye kera nari meze nkawe. I used to be like you. Kurikira wireberera agapime karacyajyayo. Aya. Ngo kera nanjye nari meze nkawe. I used to be like you. Agapime karacyajya mbere. Kurikira wirebere rero. Kumba genzo n'umugabo kwa kagiye cyari maragenda. Harakana yatangiye kugenda abona hakurya. Hanavuye marakitegereza kakabona dore ngabo. Akana kagahungu rwose bigaragara ko ari gatoya ari marakareba. Nako karahindukiye karimo karamureba dore ngabo. Narakomeza rakitegereza. Twatangira inyamagambo agira ati uwo nahuze ndiwe kera. Haramutse mbonye uko nahindutse maze kuba nakura. Ntabwo ari ibintu yakwiratira. Bigaragara ko wasanga abagenzi n'umugabo yakoraga ibintu bitari byiza. Ko bigaragara twagarutse ku rundi ruhande. I can't believe she's gone. Ntago nakwizera mu by'ukuri ko yamvuyeho. Was a very special lady. Nyogokuru wawe sha yari umugore mwiza koko. But this is mine. None ibi ni byansigiye. Very much. Do you know this place? Yeah. Hano hantu hakunze se. Grew up here. Yegerega hano nakuriye. Beach. You don't find lots this size anymore, and it's really quite desirable. Now, if you'd like, I could get it Uramutse ubishatse nahategura ubundi nkagushakira n'umukira akahagura. on the market for. Nta kibazo byabitwaye. Ukwisubira mu mujyi. Oya. Really? I thought you big city folks were all. Naketse ko abantu bakunda bahora mu mujyi bawukunda batajya baza mu cyaro. Be staying here for a while. Oya ngiye kuba nagumanga igihe kirekire mbe mbasha no kuba nakwibuka mye kuri nyogokuru wanjye. An injection of new life. The big, Rero haje mu by'ukuri ameze nk'abagira ngo nitangire ry'ubundi buzima bushyashya. the old dam broke. Cut a new route in the river. However, it's Hano hirya hariyo n'akagezi. Hano ni heza koko. in distance of here. Aha ni heza pe. Go check that out. Hari n'akagezi. Well, I've got to get going. Ngiye kuba nakomeza ngende. Office if you need anything. Ibindi byose uzakenera ubwo uzagere ku biro byanjye. Uyu ni umurage nyogokuru yasize usiga rwose aburaze amazina yawe wa mwana. Akira n'imfunguzo zawe ngizo. Again, Ubwo tuzongera tubonane. for your loss. Kandi wihangane ko harabuze nyogokuru wawe sibyo? Wife and I included. She was the most selfless person I've ever met. Yari umuntu wakataraboneka ntigeze mpura nawe. Yari nyirakuru bagenzi uyu mukobwa. Ngo yari umuntu wakataraboneka atigeze ahura nawe kuva yabaho. Abandi bose yahuye nabo bari bataramera nkawe. Ntuvuga nta wundi igeze ahura nawe nkawe. Ngo yari umuntu wakataraboneka. Iyo ni inzu rero yarakoze asigaye yaraze bagenzi uriya mukobwa we. Twagarutse ku rundi ruhande hari ikindi kiri hakurya kirimo kiraba muri by nature kirimo kirajimera hakurya kure. Kumbuka arimo arajimera hakurya umukobwa uriyo. Murajye mureba rero. Kuba ariyo uyatangiye kugenda vomera. Kwa vomera kumbuye nawe. Aha. Ngaho. Murajye mureba. Aga filime nako karacyajya mbere. Start with me. I'd love to have let you kill Mordred and that lackey butcher of his. Nakifuje by'ukuri ko wica Mordred ndetse na kiriya kibazi cye. There are Ariko amategeko yacu ntago yemera ko twicana. certain splinter skills. Bari hari ubundi bumenyi runaka bafite. Pass. Too true. You're getting harder and harder to control every day, but for now, their services are still required. Ibintu bigenda birushaho kugenda bikomera guhera none angambye kuri ibyo wakoze ndetse n'ibyo ukeneye gukora byo biracyakenewe. Ibyo akeneye gukora byo biracyakenewe. Service they are still required. Twagarutse hakuno tuvuye kurya kuri ya musirikare. Uyu nawe yakomeje bagenzi kugenda areba ibyo yarazwe na nyirakuru. Aritegereza buri kamwe kose arareba impande zose. Kumbe kujya kureba gutya yabonye ibindi dore ngabo. Let go for your regret. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukureka bagenzi kwicuza kwawe. Ukabyihorera ibintu wicuza ngo byarangiye ukabireka. Ibya kabiri ugakora ku bintu by'ukuri bitagutera ubusambo n'uvuga kwirekura. Kumva neza ko ari byo ugomba gukora n'abandi. Hanyuma icya gatatu cyo ndabona nanjye ntazi icyo ari cyo.
ariko hari agafoto gusa k'umukecuru ndetse ari kumwe n'umusaza bigaragara bagenzi uko bari basazanye yenda ryo asanga icya gatatu ari guhiga uwo muzasazana ariko abiyi minsi hari igihe usanga mama mudakeneye gusazana kubera ko akantu gato kagwamo gasanga ibintu byashaririye agapime kare cyagiyeho kurikira wirebere rero twavuye hakurya tugaruka kuri wa wundi w'umusirikare nanone ahantu ari uyu musirikare twabonye ari kwica kandi ari gukora n'abasirikare bakomeye harimo na koloneli. Golden solar technologies last week. You did remember to make that look like a suicide, right? uribuka bya bintu wakoze icyumweru cyarangiye kutigeze ubikora ngo mbere nk'aho ubwiyahuzi. Proximity alarm? Niko iyo ni alarm igaragaza ko twatewe cyangwa yego warurenze ku matware yabo yo kuyinkota dore ngabo iyo nakura imbunda dore ngabo aya ni alarm igaragaza abagenzi ko batewe binjiriwe yaje kureba niba batewe rero tegereza neza gutya yego warenze ku matware hakurya ibyo niki. It's a woman. Numugore, it's a woman. For us. Tibona ari marakomeza za dusatira abantu. Gwari maragenda basatira. Better to be safe. Go on, I'll cover you. Ngaho genda ndaza gukavaringa dore ngabo. We nagendera mu kavaringa dore ngabo. Ha. Ibi ni ikira. Oh. Bitera. Bite. I'm a Grain. I just moved into Libby Jackson's old. Yene twambye kuri Grain ntuye hakurya kuri yanzu tuye hafi n'umugezi. Uyu nare hafi arimo ararunguruka. Aha. Bari kuvuga nibice arikora. I think I might be your nearest neighbor. Naketse ko rebo turanye tuye hafi yanjye. Keys, chocolate chip. Hari utwo nari nakoze mye kuri ngo twige kuba twagenda dusangira n'abaturanyi. Banamenye mbamenye yego urakoze. I don't mean to be pushy, especially because we just met and all, but are you okay? Umeze neza ra ntaguhatirije umeze neza yego. You're bleeding. Urimo urava amaraso ariko. Oh. Yeah. Yego. Boating accident. Ni impanuka nagize. Kumbu yagiye gufata agafoto. Arakarya. It looks worse than it is. Can I help? Hari icyo nafasha ra? Oya. Are you sure? I mean, urabyizera ntacyo nagufasha. But I'm happy to go to the. Ntago mfite ibintu byo kuvura ariko najya mu gasantere kubishaka. Okay. Sure. Yego urakoze umukobwa yitwa Green dore ngabo yitwa icyatsi. Way over there. Yeno yakurya. 298. Hari aho muri 229 dore ngabo. Nako 98. 298 muri 298 ntihatuye hakurya. Niye muturanye bugufi yarabonye ngo yagira ngo bamenyane. Nta nubwo yaramuzi reka da wagiye kurikira inzu ari byo yari yakoze. What do you think? Urakeka iki? Like you said, local lady with too much time on her hands. Nkuko bivuze nyine nabagore batagira akazi b'abaturage batuye aho ngaho. I got a picture of her. All right. Nabonye agafoto ke ndaza kuba namenye amakuru yataza kuba ari enemy uri tangiye kutugetageta. Gataza kuba ari umwanzi utangiye kuba getageta. Tell me something. What if she had a gun? Mbwira yaba afite nk'imbunda. Kill. Ukaba wowe urakeka byari kugenda gute? Yari gwita kurasa. What then? Yari ku cyangwa ari sniper inyuma ye. What if I with honor? Honor. Nari kurwanisha icyubahiro. Hide with honor. You idiot. Ahangaha ntago turwanisha icyubahiro wa kigori yara namutuka. Do a gunfight? Ahangaha ntago ushobora kujya ku rugamba ruri burwanwe n'imbunda ngo ujyane icyuma. Yard and play fucking samurai. Ukayigira umusamurai rega nta nisoni. You have a gun. You are afite imbunda. I want you to use it. Uri umusirikare kuki udakoresha imbunda? Sir, yes sir. Yego nyakubaha. Yes sir, you bet your ass. Nyakubaha yego nyakubaha. Dore ngabo. Location still good for you? Byabe numva wabirya. Byihorere ntubirye. Niyo magambo. Instruction. Utegereza ndi mabwiriza uruze kuza kuhabwa. Urumva? Ntihabwaga abagenza amabwiriza yo kujya kurangiza abantu bigaragara ko n'umusore ari umwicanyi. Ari mpamvu twatangiye amagambo arimo aragira ati umwana nahoze ndi we ibyo nifuzaga aramutse mbonye ntago yakwishimira umugabo nakuze nkaba we. Yarakuza ahinduka mundi. Twereka muri aho ka mwanya wa mukobwa nanaherereye hari byararimo. Oh, it looks great. Thank you so much. Mana hano harasa neza wakoze cyane. Is there anything else I can help you with? Hari ikindi nagufasha ra? And so much. What was your name again? Hariya witwa ndedi. And if there is anything else I can do, let me know. Oh. Niba hari ikindi nakora. No, thank you so much. But urakoze cyane rwose amafaranga yo ntago nyakeneye. I thought you were looking for work. Narize ndakuri murashakisha imirimo. I heard your husband fell ill and I just want. Numvise umugabo yararwaye nari nkeneye kuba naza kugira icyo mfasha nta kindi cyangenzaga. Oh. Hanyuma. There is actually something you could help me with. Hari ibindi buriya mbona wamfasha. Where's your nearest pharmacy? Ka farumasi karana bugufi karagana he dore ngabo. Farumasi. Twagarutse kuri uyu.
Honor. nakarwanya n'icyubahiro dore arimo aragenda abyibuka kandi mu myitozo. Soldiers get to be heroes. uyu aracyagira ati ko umusirikare kira nari nzi ko ari kuba intwari. kumba ari muri ibyo alamu yarongera kubita ko umusirikare kira nari nzi ko ari kuba intwari. haya bantu murajye mureba agafilimi nako karacyajyayo ngo kuba umusirikare kera nari nzi ko ari kuba intwari. niba ari ukuba iki? kumbe yakijya kugera ku rugi. aha Just as I suspected. nkuko nabikekaga. umenya ko nje ntaranahagera. So I brought you some in case you don't have any more hari two nari nkuzaniye mbye kuri kugira ngo here. So nuramuka ukeneye kugira ngo uzagire twayifasha nadukuye mu gasantere. Very kind. uri umunyempuwe. Please, come in. nta kibazo injira ntahiri. injira iteka ryose ntabwo wazajya uhora umuntu urya umuhoza hanze. reka you are very kind, so please come in. iteka ryose ntabwo umuntu ahora umuhoza hanze. reka kind of go out of my way to meet people, you know, and if possible. ndi umuntu mushyashya muri no karitsiye nari ntangiye kugenda nyine mpura n'abantu. So do you work here or do you live here? ukorera hano utuye hano? Both. byose ndahakorera ndanahatuye. So, you said you were trying to be more helpful. Yeah. Is that all? wari kuvuga ngo urimo uragerageza ngo urebe ko hari icyo wamarira abandi bantu. yego. Not at all. hari ikibazo ya ntacyo. You know, this silly little quest I'm on to better myself. hari ibyo ndimo nanjye ubwanjye. yego. I don't know. It's just this 3-step thing I'm trying. hari intambwe zigera kuri 3 mujye kuri nyogokuru wanjye yambwiye ngomba kugeraho. Well, step number 1 ya mbere to admit your mistakes and regrets. ni ukwemera by'ukuri amakosa yawe ndetse ntukicurize ibyarangiye. ya kabiri by'ukuri ni ukureka ubusambo no kumenya gusangira n'abandi. ni ukureka ubusambo. ya gatatu rero The third step. intambwe ya gatatu ni yeja. You know, I urabizi don't know just yet. ntago nanjye ndayisobanukirwa. intambwe ya gatatu nawe ku giti cyari ataramenya ngo ni iyihe. kumva agakobwa karisetsa umusore n'agakareba gakisetsa dore ngabo. kumbe twagarutse hano hakuno. nakubwiye ngo iyo bigezaho uzajya ngenda ndeke namwe mwiyumvire. mbishyize hasi wa mugabo we udakomeza kungendaho rwose. sibyo kumbe cyabishyize hasi kibaye kubishyira hasi. reka duhangane ntakibifite.
ibyo nanjye nabyo nashakaga dore ngabo nawe arirega ikigabo ni cyinshi dore ngicyo kumbe dore ntosho abagabo n'abagome we ibyo ntimusabikore ni bibi cyane ibyo ni bibi cyane mujye mubireka ntimuzanabitekereze buriya ntago ari ubu buriya ntago ari ubumuntu kabisa buriya ni ubunyamaswa uyafashe cya kindi yaje ashaka uko bigaragara ko aricyo yashakaga buri kanya bagafite mission ariko every mission was to eliminate people buri misiyo yose bagafite bagenzi bagariye kurangiza abantu murajye mureba rero which is not good atari mission nziza kubera ko nawe ni ibintu yatangiye yigayira kwagarutse hinaha Call you back. ndaguhamagara mu kanya hari ibyo yarazanye Excellent as always. bibaye nk'uko iteka ubuhoro bikora hanyuma yaraje aricara Hey, you injured? You need me to call a medic? urarwaye nkeneye umuhamagara umuganga oya All right. yego Intel ran a background on your neighbor and she is clean, so odds are naje kuba naba kiriya gikobwa mu by'ukuri andi makuru nabonye nta kibazo gifite not a threat, but I'd like ahubwo ndagira ngo ugende ujye kundebera amafoto yacyo yandi urebe uko kibayeho byose ufoto ruzane hano ngire n'andi makuru runaka nkiga ariko naje gusanga nta sosiyete n'imwe gikorera yatugenzaho ibyaha I cannot keep you stationed here unless we know that she is clean. We don't want our ntabwo nshobora kuba nakurekera ngaha kereka tumenya amakuru ye hafi ya yose tukamenya ko nta kibazo afite ayo narebye make nta sosiyete akorera findings here. Go on. genda ubuhigahiga nanjye ndaba ndimo ndakora imirimo hano sibyo uriya ngo nagenda bahigahiga nawe bari gukora imirimo hariya ko mu buko bwanaherereye muri ayo masaha uyaje kumwitegereza murajye mureba harareba ye kumbe kureba cya ibiri net yambaye birimo na kamera harimo aranafotora haramwitegereza ukumva agiye gufotora ifoto hano kiye gufotora abona uyu nguyu kandi akuyemo imyenda ahita katarigendera mwanya mfite wo kureba dore nga yarakase uyu nayambara twatwenda abantu bararana ninjoro baba twita niba uturobe ngo denui niba utushati denui ntago mbizi gusanze ko batwambara ninjoro niba dupinjama ibyo ntago mbizi abizi murabizi murara mutwambaye dore ngabo kumuro ka mwanya uri yasubiyeyo amafoto arayatwara Photos and video collected for the Peeping Toms Out agency. amafoto ndetse n'utuvideo duto nari mbashe kuba natuzana byose birimo aho ngaho They've got the right mixture. dufite ubundi indi mission igiye kujyaho Too bad for them. ariko ni mbi cyane Mixture? yes These documents are copies of a researcher's findings. Some aya ni amadokima mu by'ukuri yahera ku bushakashatsi bwashatswe ku buvuzi bw'indwara Isn't there already ya malariya negative. Only treatments, no cures. ubundi se malariya isanzwe itagira ureka dayi ubundi yavurwaga ariko burya ntago agikira mu muntu Well, this rero babonye uburyo bwo kugira ngo ikire neza goddamn cure, and this doctor needs to die. uyu mudokiteri kubera ko yamaze kuba yabona mu by'ukuri urukingo rutuma malariya itazigera ifata umuntu agomba gupfa Looked like she died from her own. kandi agomba gupfa bikagaragara mu by'ukuri ko yishwe nanone ni na za ndwara yamitiye she? ni umugore This is your first assignment. yego nyine ni umwe mu bagore ba mbere uhaweho imishingano kujya kuritura dore ngabo Sticky, nuko binameze nta byo kuburana bihari but try looking at it this way. There's too many of us. People, I mean. urabona ikibazo birebe mu ndorerwamo nanjye mbireberamo tumaze kuba abantu benshi abantu To have a cure for. abantu rero urumva umuntu aramutse ashyizeho umuti utuma abandi batazigera barwara ngo banapfe This that affect people in the. ntibyateza n'ikindi kibazo ku bandi banahari izi ndwara ziba ziriho ngo zirwara abantu bamwe bapfe basiga abandi basigara ari bazima Every day, each one of us craps out pounds of infected feces every single day. We burn buri munsi umwe muri twebwe mu by'ukuri arakura abandi bagakura bagomba kugira izo virusi ituma bagenda banagabanuka the planet. uyu mubumbe turimo turawuremerera That we're soon going to run out of the basic resources like hari igihe kizagira tunabure bya bindi bya mbere ibyangombwa by'ibanze
nuko bizagenda da. Anyway, I mean, most people listen to rap music instead of Mozart. Abantu bamwe by'ukuri bargiye kurapa abandi bagakora iki? Ariye kizagera birangire nta kimwe gisigaye. Do you actually think we need to extend life? Urimo nakeka dukeneye gukomeza kwiyongera nkuko turimo tuyongera buri munsi. Dukeneye kugabanuka ahubwo. Smog, nature created malaria. Tugomba kurekana none bisa nkaho bihari. Tugomba kujya ku ruhande rw'ibidukikije by'ubwabyo byaremye malaria. Malaria tugomba kwishyigikira abantu bakarwara bakanapfa dore ngabo. I'll get you a transport. Ndaje nguhigira uburyo iri bugenda get you transport. Ngomba bagiye kujya kurimbura umuntu wakoze uwo muti. She needs to die. Uyu mugore kandi akeneye gupfa dore ngabo. Agomba kwicwa bagenzi nk'ari impanuka. Like an accident. Waramaze kwabona cure for malaria. Abana abazungu baragira ngo abana b'abantu tugabanuke ku isi ngo babona dusa nkaho tubangamiye ubwinshi bw'isi dutuyemo. Ariko ikibazo gisa nkaho gikomeye ni kubera ko imiti hafi yose myinshi bayizana muri Afurika. Tugasanga ariyo kibazo nyamukuru gikomeye kurenza n'ibindi. Agafilime nako karacyajyayo umugabo yaraje aricara. Ko yaje akicara atyo bana muragiye mureba. Yaje aricara aratuza maze kwicara aratuza. Haya birarangira bite birera hehe nyakimara gutuza hano muragiye mureba dore ngaho harundi haje amwicara iruhande. Tango Hotel 11. Tango Hotel 11. 38. Tango 38. Meja tugende. Tango Hotel 11. Kamenya bagenzi kuzo ni kode za gisirikare dore ngabo. Tango Hotel 3A. Kuri kirebe. Uri hambye ngo Tango Hotel 11 undi ngo Tango Hotel 3A. Ngangura kaza neza Meja bagombaga bagenzi kumujyana. Hari we ragiye kuri kurangiza. Yari eliminate we yararangizaga. Agapime zwe Dragon Unleashed dore ngabo. Dragon yari yarekuwe. Kandi irekuwe rero. Hari bayohereje ngije kumuhigo. Kumba ari maragenda gutyo yongeye bagenzi kubona kano kana bigaragara ko kano kana yakabonaga mu nzu zize. Bigaragara ko uyu wasanga yenda ari we wakera kiri muto. Ari mpamvu twatangiye arimo aravuga ngo umwana nahoze ndi we aramutse abonye ko nahindutse ntago ari ibintu yakwishimira. Ntago ari byakwiratira. Ko kera ngo yagira ngo azahagarika abantu bakoresha imbaraga mu kuyobora abandi cyangwa mu gutegeka abandi batagijesha igitugu ndetse n'ibindi bijyanye nabyo. Ariko yarakuzajya mu bindi. Ngo yumvaga neza ko umuntu kumusirikana no kuba intwari ariko yarakuze ibintu ukundi murage mureba. Agapilime naho karacyajyayo twagarutse ku ruhande rumwe cyangwa urundi rutwana turiyo rwose. Uyu mugabo niho yarari maraza. Bari maraza hari umugore uriyo wirabura umwirabura uko bigaragara. Upima gutwana yamara kudupima dore ngaba agapima kongera agapima ego agapima dore ngaba yamara gupima ntakagira utundi tunabatamika. Yaramaze bagenzi ko yabona cyuwa ndetse akabana kabomba bakagenda gasekaraho ibyishimo by'abagari byose. Kumva ko ari muri ibyo yaramaze bagenzi ko yabona cyuwa urukingo rutuma umuntu atazongera kurwara malaria. Bugana umuti muri rusange uvura ibyo byose kuba bitazongera kuba byabaho. Bagarutse ku rundi ruhande rw'amazi hari abandi barobyi bariyo hakurya n'abandi bana bariyo bigaragara bagenzi hano hantu ko harasa nko muri Afurika. Burya Afurika kenshi ukunda gusanga iriranga burya yarimo aragenda atyo uko arimo aragenda aratambuka aragenda arakomeza aragenda. Sinakubwira ko iki cyaraje kiruka kije yaje yiruka kumara kugeraho cya gishinge barakimuteye aragitsindagira dore ngabo yamuteye cya gishinge hamaze kukimutera bagenza musigaho. Ubu yaricaye binakoze ubunyamaswa ko umuntu yarabonye bagenzi umuti ushobora kuba wafasha abantu kutazongera kugira indwara nk'izo barwara. Wikina koza akaba ari kimwe ari ukugira ngo bagenza murangize. Agapilime nako karacyajyayo ntago ari byo. Hari ibintu by'umuntu akora ugasanga nawe ubwe yaraje arababara habazwa n'ibyo akoze byaramubabaje cyane. Hari ibintu buryo umuntu akora nawe bikamubabaza bikanamubangamira.
agafilime nako karacyajyayo kurikira wirebere. Yaraje ajya hahandi akora operation, aricara arahagarara biranga kure yakuma, kumva uko yicaga umuntu yarazaga agashushanya ari muri ibyo bagenzi rero ngiyumva kaka alam yarazaga abagenza kongeraho imibare, ruyarituraga wese yarazaga kongeraho imibare. Dore ngaho ko yaza akabona ibintu mba ndimo, ko umuntu usura hano buri gihe mbona ari umwe, uhamusuraga buri gihe horaga ari umwe. Hi. Bitera You stopped by yesterday. You weren't here. ejo narahageze ntabwo wari uhari. Yego Go out of town. nagiye mu mujyi ho gatoya. I figured. I thought you probably wouldn't have time to go to the market yet, so I made you some dinner. Naketse nagutabonye umwanya wo kujya ku isoko kwihahirana nagukora two kurya. Yari yamukora two kurya. Ngo ntabwo wabonye umwanya yenda wo kujya ku isoko kwihahira. Ngo nagukore two kurya. Dore ngabo. Ntaga filime karacyajyayo rero kurikira urebe rero. Fatiriya sinema. Haya. Hanya. Are you okay? Umeze neza ra? Sure. Yego rwose umeze neza. Question. That three-step thing you were doing. Oh, I forgot to tell you. Narete ikibazo cya bya bintu urimo urakora ry'intambwe gatatu niye. It's obvious, really, but I can't tell you until you do the first two steps. Ntabwo gishobora kuba nahubwira mbye kuri intambwe gatatu utaragera ku ntambwe ebyiri. Banzo ugere ku ntambwe ebyiri nkubwire ya gatatu. Is step one again? Ya mbere ryari Step one is admitting your mistakes and regrets. nuko yemera amakosa yawe ndetse no kutayicuzaho umwanya muremure. Niyo ntambwe ya mbere. Wowe wemera amakosa yawe Help if you get them out in the open. kugira ngo ubashe gufunguka uvuge umuntu muzimirega. You first. Ngaho mbwira ibyawe bwa mbere. I'm already on step number 2, but Gende kuri step ya kabiri. step 1 won't hurt. Ya mbere ariko nayivuyeho. It will help you. And honestly, it's fitting that we're in this town when I admit this, because all of my mistakes can be... Ndimo ndebuka mbye kuri ibyo byose byabaye igihe ndi mu mujyi nahuye nabyo kubera amakosa yanjye ntajyaga nemera. There you go. Ariko My grandparents raised me in this town, and in typical teen fashion, I rebelled. umuryango wanjye by'ukuri wandereye ahandi hantu hatari ahangaha nabanye n'abandi bantu benshi ariko Of a career, you know, life in the big city. urabizi ubuzima bwo mu mujyi munini ukuntu buba bumeze. Adventure. Would have been a great adventure if I found something other than dead-end jobs. bwari ubuzima by'ukuri bwo kugira ngo umuntu ahigahige yego nyine. But Adventure ubuzima bwo gushakisha. Did you find love? Wigeze ubona ibyo yashakaga subonamo n'urukundo? Ariko nawe nah, ya nta rukundo nabonye. Urabona giye usa nk'uwabonye urukundo. once, but no. Ntabwo ari umwe twabonanye ariko ntabwo nigeze mbona urukundo muri bo. Kind of guy, right? Guy is nothing like my grandfather. Ntabwo nigeze mbona umugabo mwiza by'ukuri nka sogokuru wanjye. Thinker type guys, you know, guys. Nyene umuntu w'umugabo utekereza ubyakira. That Ntabwo ari abagabo gusa upfa kubona gusa bazana inganzo zabo reka da. consciousness. Njye nkeneye umugabo mwiza. It took me a long time to figure that out. Byantwaye igihe kirekire kuramenye ngo umugabo nkeneye ameze nkande. Barakeneye umugabo agenza umeze nka sekuru we. Niyo mugabo mwiza arakeneye. What's worse is I never gave the two people who truly cared about me a grandchild. Ikintu cya mbere cyanambabaje kurenza ibindi kubera ko abantu banyitagaho cyane ntigeze mbasha kuba nabaha umwuzukuru mbere ko bava muri iyi si. Ari nyogokuru wanjye ndetse na sogokuru. Every anniversary, it's just... Ibyo naje gusanga by'ukuri ari ukwikunda kuba ntacyo nigeze mbasigira. Agafilime kiswe Dragon Unleashed. By the time my grandfather was my age, he had served his country in a war. Urabizi ko sogokuru wanjye by'ukuri ngo agifite imyaka nk'iyanjye yabashe kuba yakora igihugu cye ajya ku rugamba kuranga ari n'ubudahangarwa n'ubusugire bw'igihugu urabizi. The only thing I've managed to do is be fired from my jobs if I didn't quit already, and most recently be dumped by my boyfriend, who's now gay, and... Ikintu cya mbere by'ukuri nabashe kuba nakora imirimo yanjye ndimo ndakora nagira ngo mbashe kuba nayivaho. Boyfriend twakundanaga nawe by'ukuri yari PD. Dore ngaho yarababaye cyane. Your parents must have been wonderful people. Bigaragara ko wasanga ababyeyi bawe by'ukuri bari abantu beza. They were. Yego bari beza ababyeyi banjye. Well, N'umwana arezwe bagenzi na nyirakuru ndetse na sekuru. mistakes and regrets. Namwe amakosa nyine ngiye mba ntashaka kwicuriza kuko nyine byararangiye. Ntabwo ahora ba mu buzima bw'ahahise. Hard to explain. Try. Ngaho gerageza nanjye mbwira. It's a question. Bye ni ibibazo mpora nibaza. Oya nta kibazo nanjye bimbaza. One that's been bothering me for some time now. Ibyo bimaze igihe kirekire bimbangamiye.
With the child I once was, umwana nahoze ndiwe kera, be proud of who I've become. ntago ashobora mu by'ukuri kunyurwana uwo nabaye we maze gukura. Cyo ni ikibazo mpora nibaza. What would he be? Ya wakabaye umeze utese? Like all boys, I imagine I grew up to be tall, strong, and true. Abana bose mu by'ukuri bahungu bahora iteka bibaza kugira ngo bazakure barebare, babanyakuri bakora ibyiza, babe intwari. Superman, Babe ba Superman. but without the powers. Ariko ndi Superman utagira imbaraga. As we all know, Nkuko tubizi rero, once we grow, we start to compromise. iyo dukuze dutangira kugenda tugendwaho. I've compromised Tukanamenyekana. so much. Byemaze kuba namenyekana mu buryo bwinshi. And just recently, so much more. Kandi mu buryo bwinshi cyane. If the 5-year-old I once was could see me now, he wouldn't recognize me. Umwana nari nkifite imyaka 5 aramutse mbonye no munsi ntabwo yananyibuka. I understand. Ibyo ndabisobanukiwe. Said most boys dream about being super. Abasore hafi bose mu by'ukuri bahora barorota kugira ngo nibakura bazabe ba Superman cyangwa bazabe ba intwari cyangwa abandi. Details. Ariko natwe abakobwa burya duiteka ryose tuba twumva tuzaba abamikazi, tukagira inzozi, tukagira amateka twandika. You are kind. Birumvikane ko uri n'umunyempuhwe. Ngabo bagasekamo ndagaseka. Batangiye kugenda baseka baricyo. Number 2 is? Uragira ngo ushyire nayo ku rugero rwa kabiri, ku ntambwe ya kabiri yariyo. Okay. Yagira ngo mushyire bagenze ku ntambwe ya kabiri, murajye mureba. Hari aho bagiye bikora ya mukobwa ngo nyirakuru yaratuye hafi bagenze n'umugezi. Aga filime nako karacyajyayo kurikira wirebere. Birarangira bite birahera hehe? Kurikira urebe. Kumbe muri aho ka mwanya. That lady down there? Urareba hakurigiriye ntago ndi kwareba neza. Aritegereza. Hari umugore riyo. Her son is sick. Umwana uriya mugore arwaye. He might die. Hari n'igihe yanapfa. Everything right. I mean, you know, she has health. Uriya mugore akora buri kimwe cyose neza ariko ntago abona ubufasha mu by'ukuri bwatuma avuza umwana we. She's working 3 jobs in order to pay for it, and it's still not. Akora imirimo 3 ku munsi kugira ngo ariko yabone ubwishyu bwo kugira ariko yavuza umwana ariko ntago byose bikunda. What's your plan? Gahunda zawe ni zihe? Some money. I want to give it. Kugira ngo turebe mu by'ukuri ko umuntu yamaka udufaranga gihe utwo mfite bansigiye nk'umurage. Besides, Nkamuhaho. what the 3rd step is, remember? Kugira ngo tuzagere ku ngingo ya 3 tugomba kurangiza ya 2. Well, you'll find out soon enough because you're going to help me. Ugiye kubimfasha kugira ngo tubashe twamufasha rero. She's too proud to accept the cash, but I think I found a way in order to trick her. Ntabwo ari umuntu upfa kuba mu by'ukuri yapfa kwakira amafaranga ariko nabaze kuba nabona uburyo bwiza twakoresha. House? Yeah, that's my boss. Nigeze mbona ikimodoka kimeze nka Mustang ari wanyu, ni cya boss wanjye. Perfect. Iyo ni byiza cyane rero. Hurry though before she goes to work. Just Reka twihute mbere ko mu by'ukuri ajya ku mirimo dore ngabo. Ibyo ni byiza cyane rero. Kumbe urajya ureba. Baragenda ikimodoka ngicyo. Mustang. Aya. Urimo uracyumva kirahumeka byo agafilime karacyajya mbere dore ngabo. Ikimodoka kiraho bagiye kirahumeka ni cya Mustang. Kumbe kugera imbere basa nk'abarenze. Iyo bayita ni Mustang iyi ni Ford hub. Iyo ni Ford bayita Camaro. Dore ngabo z'imyaka muri za 79 dore ngabo. Ford Camaro. Aya. Urimo urayireba? Bayita Camaro. hello? Bitera? Hey. Bite nawe? Stop and admire these ceramics. Aha ngaha nigeze mpanyura ndeba ibintu by'ibumbano bigiye bihari ari byiza. God, such great artistry. Bigaragara ko kamye kuri nako buhanzi bukomeye. You. Urakoze? Oh, are you the artist? Niwe muhanzi se? I wouldn't call myself an artist. Ntago njye nakwita mu by'ukuri umuntu w'umuhanzi ariko nyine nige wagahanze. It's really more fiddling than anything else. Of course, I haven't had much time for that. Ntago nigeze ngira umwanya muremure kugira utuntu twinshi nakora ariko Would you consider selling this one? wakagurisha se? Oh, nobody's ever asked me that before. Nabugeze umbaza ukagura kuva na kera ariko Pay you. nakwishyura ariko No. oya winyishyura nakakwihera nawe ukakitwarira.
Call me proud, but yego ko mana reka mbyiratira ariko no matter how nice she may be. nitambye kuri kubwiza bwose ufite. Why not? Just pay me whatever you think. Ngaho nyicura ukeka yose mu byukuri gakwiriye nta kibazo. Ngo namwishyura akeka yose gakwiriye nta kibazo. Akana ke kari karaho. Mubyeyi nawe araho. Filime nayo iracyajya mbere kurikira wirebere. Kumara kwereka abagenzi muri ako kamwanya. Muri ako kanya katari kanini. Umukobwa yakuye amafaranga yari afite abagenzi mirage yari yararazwe na nyirakuru na sekuru. Ibyo se urimo urakina ariko? No. Ya ntago ndi gukina kino. Reka reka. Oh, I thought you were just going to give me like... Nari kugiye kumanka ibiceri nka 20. Hano kuyemo imishandiko y'amanoti. Mva. You are a very talented artist. Uri umuhanzi mbyukuri ufite impano y'akataraboneka. Niyo mpamvu ugomba kuba naguye amafaranga kuranga igihangano cyawe kigira agaciro. No, I always dreamed of being an artist, but I'm not... Iteka ryose nahoraga mbyukuri nifuza kuzaba umuhanzi ariko ntago nifuje kuzaba umuhanzi ucuruza ibintu gutya. Like Van Gogh, for instance. Oya nta kibazo gira ikibazo. Painting his entire life. Are you sure? This is a lot of money. Ni amafaranga menshi ariko. Reba hakurya iriya urimo urareba. Uriya areba imbere dore ngaho. Uriya ni umugabo wanjye. Rockstar. Uriya ni umurockstar bari babandi baririmba ibintu bya rock. And filthy rich. Akaba ari umukire kandi akora amafaranga menshi. I mean, God love him, but ndamukunda n'Imana ndamukunda pe. Then he's worth. Ngabo. No. Oya ntago nayemera. Advantage. Ntago nayemera n'ukuri ntabandi kubaremerera. On stage. Uriya mugabo wanjye yagiye kuri stage ubufaranga ahubwo abukora amasegonda make ntacyo bitwaye rwose yatwaye. We turaguze reka ntwari iki nawe twari. Yego urakoze cyane n'ukuri. Thank you. Yego urakoze kumbuye n'ubundi cyo ashaka ko ari kumufasha ariko uyu mugore ngo naguhera umuntu bagenzi wiyemera gutapfa gufata ibintu byose ahawe gutyo. Nabinyuje mu buryo bw'ubuguzi hanamwereka kuri ya mugabo ari kumwe ari umugabo we kandi akora menshi. Aga filime nako karacyajyayo kurikira wirebere. Barakwereka muri ako kamwanya yacu bidatinze muri ako kanya gato cyane babaraje bajya guhagarara ku rundi ruhande bafite ya foda yabo Kamaro yo muri za 79 n'iz'imyaka foda Kamaro buri ngabo kumbe gutegereza neza gutya nyaha yazanye yambaye no kirajya kurunguruka kumbe abagore bagenzi arishimye yakoraga inshuro nyinshi ngo ku munsi ngare benda ko yabasha kuba yabahakabishaho n'umuryango we ko byari ikibazo kuri we rukwereka uyu nawe hakuno najya kureba ego ibyishimo byari byose murajye mureba yo That feeling inside us right now, that is the third step. iriya rero And that's why I couldn't explain it to you. iriya niyo ngingo ya kabiri ariko iya gatatu yo ntago nzi uburyo nayikubwira ariko ubwo nyine nawe nk'umugabo yitekereza iyo biriya bintu byo gufasha bivuye urumva bakeneye ko natwe twifashe rega nabo ngo bakeneye kwifasha kumva iki cyatangiye bagenze kumwenyamwenyamo gutangira kumwenyamwenyamo muri ako kamwanya barakwereka kuri rwa rugo rwa mukobwa hari ibintu byari bihaziritse bimeze nk'indabyo biraho hafi cyane ngabo zisiritse aho ngaho rwose hafi imbere y'intuza yabyutse aryabonye ego kumana abantu b'imyaka nabo niba rinde waje kunzanira amawuwa hano jewe n'indabyo nizo bita amawuwa nyine mawuwa flowers irazi giye kandi jewe twabonaga zimanitse dore ngabo yaje kuzitegereza arazimanura do bigaragara ko ndabitekereje nabyutse kandi jewe kuzina ryihoraho kandi jewe dore ngabo niba rinde bakoze ibintu nk'ibi ngabo kubagiye bagenzi arimo aragenda iguko harimo aribaza rinde wazimuhaye kumbi imbere hari n'izindi zigiye ziriyo nyinshi zari ziriyo deya yego uziko zihari di mpande zose zirahari yego ko mana ariko nanjye ngabo kumbe kugera imbere hari izindi zigiye ziriyo hari ugusanga atari nize ukagenda atoragura ariko kubera ko hari izo yabonye imbere we yenda buri muntu yagiye ahabwa urwe unyura ku muhanda ari butora urwe ndagatora urwe nawe uri butora izundi agapime karacyajyayo
kiswe Dragon Unleashed. Dore ngabo yagiye akurikirana indabyo, kwakomeje bagenda kugenda akurikirana izindabo. Ni indabo, you can call it whoever you want. Wazivuga uko ubishaka, ari ukuzita indabo nta kibazo, ari ukuzita indabyo nta kibazo, kubera ko zirarabya. Kurikira urebe. Kandi buryo ururabo rwose utaruvomere narwo ruraraba. Uko indabyo zirabya ni nako nanone ururabo rwose utavomere narwo ruraraba. You can call it whoever you want. Yarakomeje arazikurikira, agenda atora man. Bashyizemo na twa tuni tw'imihondo kandi tutwo nukunda kubi. Here ku turabo twa roza. Dore ngabo n'utwiroza. Mbetegereje hakurya iriya n'amazi arimo aramanuka. Bari batuye n'ubundi hafi y'uwo mugezi. Ariko isi we, dore ngabo. Isi n'ubutamu ku izina ry'Uhoraho. Dore ngabo agafilime nako karacyajyeyo. Bari babyishimiye kwitegereza hakurya. Nyamusore ni hari hakurya none hejuru y'umusozi hari ikintu nanone ahandi hantu hari itendabyo nyinshi. Umusore nayo yarari yagira ngo agende nawe yirira karefu, yagiye ku mazi. Ubundi nubwo yarya life n'ubundi until the end, kugeza kumera n'ubundi he want to survive along. Igihe kizagira saza kure yapfe. Ubuzima bw'isi tubamo n'ubundi busa nk'ari ubw'akanya gato, atari ubuzima bunini cyane twakabaye twiratira nk'uko tubikwiye kubikora, kubera ko ntago ari ubuzima bagenzi bwacu buhoraho iteka ryose. Agafilime nako karacyajyayo, kurikira wirebere. Birabite birarahehe. Nyamukobwa araje disi aramureba, kandi iki gisore ku izina ryo rahogeye ibintu ukuntu kiba cyagiye kinegurira indabo. Bari ku mazi ku mariba. Kurikira urebe. Bagiye guhagarana hariya nabo barya akayaga ko kuntuza. Nta kandi karabyo kanyuma naho kari. Yagiye azinyanyagiza uyu nawe azazikurikiye, bw'urumva nyine icya gatatu bari bakeneye cyari kigezweho. Nta na byinshi byo kuganirerega. Umukobwa arakeneye umuntu bagomba kubana muri buriya buturo bwa nyirakuru yasize amuraze. Umurage yari yararazwe. Yarazwe mu iriya nzu, kandi nanone yasigirwa indi mitungo. Dore ngabo kurikira wirebere. Birarangira bite birarahehe. Uyu musore mu kanya gato hari umwicanyi ndetse arimo arigayira ibyo yabayemo, ndetse akigayira abagenzi n'uburyo yakuzemo agahindukamo. Kuri munota rero nahangaha atangiye kugira ikindi cyizere cy'ubundi buzima. You forget I was coming with orders? Wibagiye ko ndibuzana amabwiriza? For a hike. My apologies. Nari nagiye gutembera, mbabarire. I'm not going to give you a hard time about it because I know this one's going to sting. Ntago ndibuze ko banabwire ko mviri kubingiye biribuze gusa nkaho biramera nk'urushinge. Biri bukujombe. Like I said, we don't decide things, we just follow orders, right? Nkuko nakubwiye twe ntago dutora ibyo dukora, dukurikira amabwiriza gusa. I'll be honest with you, this one surprised even me a little bit. But it's unavoidable. Nakubwiza ukuri kubera ko ibinange byantunga, ariko ntago twabura kubikora. Sad, but nothing new. Nababara ariko nta gishya kirimo. I know, but this time you need to take out the son. Kuri uyu mwanya ukeneye gutwara umwana. Boy. Umwana muto w'umuhungu. Yes. Yego ugomba gutwara umwana w'umugabo. Taking out the boy will send a very powerful message to his very powerful daddy. Ni kubera ko dutwara umuhungu biraza kohereza mu by'ukuri imbaraga zikomeye cyane kuri se. Ngagombaga abagenzi kumwicira kana kagahungu. One of his business dealings is contrary to the national interest and he needs to withdraw. Uyu mugabo mu by'ukuri ari muri business zikomeye cyane none zisa nkaho zirebana n'ubucuruzi bw'igihugu. He has been told, yarabwiwe,
abwirwa n'inshuro nyinshi ahabwa na za gasupa ariko nagajya yumva. He's buried his boy. Ariko namukahambye umuhungu araza kumenya ubwenge ko ikiri bukurikira ari buzamukurikira muri icyo gituro. Collateral damage. Haya mabiri bugende gute? Turamufata nyine nk'icyangiritse. That's an interesting word. Ni amagambo akomeye. Uragira ngo usobanure iki? I'm not as damaged as I once was. Ntabwo nge nangiritse nk'uko nasanzwe nangiritse kera. Shit. Bega umwanda. Yes, I know. You've been spending a whole lot of time with her. Nakabimenye maze igihe kirekire ugana n'akaraga kobwa dore ngabo. Other parts of her body ruin your career. Ntabwo wareka akanwa karangwa kakwangiriza ejo hazaza. But that's changing. Ibyo biri kugenda bihindura ariko. Gone mad? Bihindura utangiye gusara. You are a soldier. Uri umusirikare. Right. And I won't play the criminal anymore no matter how you try to justify it. Ntabwo nzongera kugira ngo nongera gukinira iby'ubunyabyaha uko wabyita ko ariko kose. Think of it that way. Ntabwo ariko naketse ariko. However, if you're that determined, I can have you reassigned. Niba mbyukuri kugira ngo ugende natuma bakureka ukagenda. Honorable discharge and a pension. Ukagenda mbyukuri ugahabwa n'ubufaranga bugusazisha. Ntugire cyane kimushyirwaho ugahabwa n'ubufaranga nyine bugusazisha. Patience. My heartfelt gratitude. Wakwigendera mbyukuri n'umutima wanjye byose birimo. Ndakuretse ugende. Niba ugira ngo ugende nta kibazo. Ngwe niba agira ngo agende nta kibazo. Kumbe umugabo yicaye hano. Tangiye kuri abagenzi pistol narimo aragenda icyo taramenya nuko nareba nayo bahita bamurasa dore ngabo. Karaga imbunda. Dore inyenyeri we. Kumbe. Uyu inyenyeri yamwinjije ijosi dore ngabo. Bakimbonera munene right dore ngabo. Aramuha mission ngo kugira ngo ajye kwica umwana kandi ntago agishaka kwica abantu. Ngabo wewe. Utanze mission baramurangije kwa kano colonel. Akimara kumurangiza icyo yakoze ni ikiyaje hanze. Unda backyard. Kuzano hanze bantu murage mureba wewe. Achabari. Nyaritegereza kurya arareba neza. Nyarongera arareba neza. Arareba rwose arakanura arareba impande n'impande yego. Yirebera wa mukobwa nawe horaga areba buri gihe cyose akoza amaso. Yabaga ari kwiyogereza amaso. Ngabo. Agafilime nako karacyajyayo. Kurikira wirebere. Kobwa indabyo razifite izindi baranaziteye. Cya kijimero narangije kinaga hakurya. Yagiye dore ngabo bike. Just drive it dore ngabo. Sora twaye bike. Za moto zigezweho. Ngere musore ari bogari. Kandi bone mukobwa nawe ugomba bagenze kumwuzuza dore ngabo. Nabazo byinshi yarasigaranye ntabyo. Ngo ntago nge nakwica umwana. Yaramaze bagenze guhinduka. Guko abyita ko ariko kose nago ndi ubyemere ko nibikorwa by'ubwicanyi. Haraho yagiye. Aho yagiye ni hembra ukamwanyira abandi basirikare bari hano ari marage. Agafilime nako abarabaze ibinikira. Mugabo urahora. Yagiye abagagura mu kagira imana mwe. Dore ngabo. Arica we egoko. Egoko mana, egoko. Mugabo araho. Ha. Nibara abandi bakoranaga nabayigira ngarangize bose. Bavira rimwe mu nzira aranabaga wewe yaca bari. Ho. Bandi ntago baramenye ibijya mbere ko batewe. Baraho baricaye barimo araryi bari gucunga umutekano bapana impande zose ariko ntago baramenya bagenzi nubwo bapanuye ko ruhande rumwe rwamaze kwinjirirwa. Urimo rabareba ariko urabareba n'intwaro ukuntu bagiye bapana impande n'impande. Urimo reba kumbe akaguru dore ngabo bitugu ngabo. Ho. Ah. Ha. Mugenga yarandashesha. Kumbi kwere mararaso iki kigakwepa dore ngabo.
nabandikije kurangiza kubera ko yatabarangiza bari kwa mutumono bakamurangiza nuvuga niyo kintu kimuzanye atabarangije mama mutumono nabo bakamurangiza ni kimwe mu byari bimuzanye aho ngaho dore ngabo ha dore ngabo atelier cinema dore uko agenda arabaga wewe acha bari ho imbunda nawe yarayifashe kandi nawe ararekura ibindi biraza biracyazana byinshi kino kigo abandi bakirimo ni bari bande Koloneli wavuye hariya amaze kumuritura dore ngabo nta gatwe bari bakabaruye nta gatwe kari kagiye ariko amasasu ari kuvugira kure ari kuvugira hakurya de ukene cyane barimo bararasa kumbe yagize atya yabonye agicaho hakurya nawe arohereza dore nga kumbe cyarimo arohereza nacyo kiraje gisatira dore ngabo hahandi nashaka urugamba rugwevu dore ngabo no mugabo ararya uyu nabarya irindi arapima byo ntaguhusha mugabo ntahusha kurikira wirebere biranangira bitse birahera hehe haya ho he haya ho kurikira wirebere bitaisha wapi birahera hehe biranangira bite birangire ryari bihererehe no no gabo kurikira urebe yaho tumbe derega ofero zuri kugenda zitakara umugabo naraho ngaho umugabo nawe araho bari kumuhiga nawe kwepa kandi n'ababahiga dore ngabo nawe yizanye kubatera yaje kubatera kurikira wirebere rero atelier cinema haya no birarangira bitera dore ngabo biraherera hehe we no kurikira wireberera bilakaze we achabari bilakaze haya kurikira urebe birarangira bite kumbe sasu kigabo cyaraniri muginga arimo aratuvizira sha muginga yarandashe we dore ngaho ikindi kirarirya no dore abantu kubaza biruka dore ngaho commandos n'abakomando we aya uri kubabinda ni hakurya n'abari baramubinda we yarandashe sha no yego ko no kurikira wirebere rero birarangira bite birarahehe za maga abagabo barazambaye magazine
bari bazambaye ku bwinshi dore ngaho isasu ry'akaguru aya munyenga ndashakagura kumbe inyuma wavuyeyo isasu ry'ibitugu nako ry'imigongo yabyambaye na bya bullet dore ngaho bya bullet proof yari yabyambaye isasu ntago rimwinjira reka da yarabaye ariko ntago ryinjiye dore ngaho kumbe iki cyakomeje kugenda kikurura ku ruhande mana reka mbwake cyagiye kwigaho kibijya kubwakira dore ngaho ja reka rero yarimo arareba nayo ryamuriye kumbe yakuye imbunda akura ebyiri ngamuhirya umutwe we kumbe kiriya kintu ntabwo gipfa gutoboka dore ngaho arongera aragaruka yego ko namuhirya ibitugu dore ngaho jandi irya umutwe kabisa nari mpfuye uko rivugiyemo dore ngaho ryakubise rirataruka iki ntabwo cyapfaga gutoboka gara ko cyari icyuma gikomeye ntabwo napfa kugikuraho da reka uramenye gikureho rero yabaga yambaye kubera ko ka mwanya twagarutse bagenzi kuri cya kigabo iryo twatangiranye filime umukobwa w'abandi cyajyanaga n'abakimujyanye nibyo ntazi kurikira wirebere Fuatilia sinema kurikira urebe rero ngabo jewe kandi jewe dore ngiki gikobwa ngwino sha ngwino dore ngiki gikobwa ngwino sha ngwino kumbe dore arimo aragenda kuri Cabimex bwa bugari bw'abana kandi ari ikintu gikuru ikintu gikuru kigabo uyu nawe kibonye guko ikintu gikuru bagiye kigabo kirimo agenda kuri Cabimex dore ngabo bwa bugari bw'abana kanzuguru ugeze uko ni ikintu kingana dore akantu kiro dore ngabo gashwe bwa bugari bw'abana bwa Bimex dore ngabo gashwe dore sha ndeberaho gashwe dore ngabo turakagare kiri kugenderaho ngo kagira imana dore ngabo hey haya You know where you are? Uzahuri niyo magambo oya This is where I killed your husband. Ahantu niciye umugabo wawe rero Because he defied me. Kubera ko mbyukuri yashatse kunsuzugura nawe rero nari namenyesheje ko namuka ashatse kutubahiriza ibyo mubwiye nzamwica uyu mudokteri mwiza nawe araza kuba yagira icyo gukorera budashaka kumbwira ibyo nkeneye kumenya jyana na kimwe mpuriyeho mbyukuri n'ibibazo by'umugabo wanjye yakoze wandika nkigendera ntugirwe ikigoryi n'ibyo ubona ameze ubu ngubu ntagakunda abagore utagira ngo arabakunda yenda ubona gukoraho ngo ugira ngo ibyo byakugira ubugoryi ukagira ngo wenda aragukunze reka da tuba ntagakunda abagore uyu yakoze imirimo y'agataraboneka mpaka bigera igihe by'ukuri ubwonko bwe busa nk'aho bubuze ariko bugarukira mu by'ukuri mu kubaga ndetse akanabaza ubwo niba ugira ngo ukine n'ibitekerezo bye byaba byiza cyane uramutse udakozwe ibintu byagutera ubwoba kandi bikanakubabaza cyane bibi cyane ikigabo kiri aho cyangwa ntabwo gikunda abagore uyu mugabo turaza kumukenera kugira ngo agire byinshi akora kuko atabikoze bigaragara ko ntacyo wavuga uko niko biribuze kuba byagenda ngiye kuba nakureka ubuwe rero ngo agiye kumureka abuwe dore ngabo yari agiye kumurekera kurikira wirebere rero ngo yari agiye kumumurekera ngo abe uwe ngo cyaramucakiye kimaze kumucakira abagenzi kirajyana kumbe nawe yaje yiruka ngwino sha wewe nukaza ndongo na bisogeze navugana nawe kirakurura dore ngabo ngo gese navugana nawe uwo ni mushi dore ngabo ngwino sha nukaze ndongo na bisu ngwino sha
Jese navugana nawe dore ngaho kirakurura mwokagira imana kumbe kugira gutya Doroshi ingome wawe indi cyaraguye kikaba cyarariyendaga kakanu ko kari kabusharira kakanu kabusharira nka bwabuvu kiracira ngo ni nka bwabuvu butonya rwose kiracira dore ngaho agapime kare cyajya mbere kurikira wirebere rero ha yego ko haya be uyu yatangiriwe n'ikindi kira tikura na waragiha gingara ha urundi rwaraje dore nguru zarwiruka umukobwa ariye ko ari we nshaka ari kwishakira umukobwa ha anyuze he ngo bagenza ariruka arimo aragira ngo ariko yahunga ikintu ariko ikigabo kira ngicyo kiri kwishakira umukobwa cyagira ngo kimurangize kiri gushaka umurangiza hakiri kare ha he ha yego ko ngabo mana ngabo kumbe iremana Rwanda bagenzi n'umugabo bakoranye nanone bakoraga bose imirimo imwe dore ngabo barabarituze barabahotoze barahoturaga dore ga hanyuze hano na yenda wasanga anyuze ku rundi ruhande dore ngabo banyuze hano na ngo yenda wasanga anyuze ku rundi ruhande agafilime naho karacyagiye kumbe cyaramuyoye we kimuyoye uyu ngabo dore migeri ego ko ha kumbe we kina kimigeri kirayizi ego ko ha he kumbe nibyo urimo urankorera we yego ko ha ngo nibyo urimo urankorera sha kumbe nibyo urimo urankorera ba bari migeri wewe acha imigeri acha bari kurikira wirebere rero kumbe ingome naho ntago wabara arangije aragenda kira ntago ari ingumi n'imitsibu y'ubwonko yahita ikwama zibari n'ingoma rwose burya zahita zituritsa na tempa dore ngabo mu cyara kumure kirazana umukobwa hano kizana n'inyundo umurage mva ku bigabo by'ibigome kirambikaho kirangije wowe ubundi kiba kimwambuye n'imyenda dore ngabo kishiraho kizana kakanyundo abantu nabagomeshaho kiryamisha nkaho ibintu bigira imitima ngabo kumbe yego ko kirayirya kifata inyundo ndetse ifata n'umugabo gifite imbaraga kiranika uyu ne mana nkora iki mana nkora iki we ye cyari kinyambuye n'imyenda ku zina ry'Imana nkora iki cya agiteri cye muhuru cyagwa dore yego ko mana nyundo yego ko mana cye bantu murage mwirinda ubugome nka buriya murage mwirinda ubugome nka buriya kurikira wirebere rero agafilime nako karacyajyeyo agafilime agenzo karacyajya mbere barakwereka muri aho ka mwanya ego njyewe no muntu naneruye sinamuzi yongeye disa mwambika agashati mbwa afunze igipesi kimwe ariko yenda yapfuye kugerageza yagize atya yongeye kwireba byamuhoraga mu bitekerezo kera kiri umwana arafite inzozi nyinshi kandi zo kugira neza. He had a dream for greatness. Yagiraga inzozi bagiye zo kugira neza. What the child I once was. Be proud of who I've become. Ngumwana nahoze ndiwe uno munsi yanyurwa noneho ndimo ndabaho. Yanyurwa noneho ndimo ndabawe. Yumvaga nabyishimiye kuba arimo aragenda ahinduka. Burya namwe murajye mwishimira burya kuba beza kwira ngo muhore iteka ryose mwishimira kuba mwaba muri babi mujye mwishimira ubwiza. I love you so much. Pig Production, the Sound Video Library.